niko byagenze. Niko byagenze n'ahandi Bunagana baraharashe kandi ngo muzi ko Bunagana ari igihugu gihana imbibi na Uganda. Nayo naho rero hararashwe muri iyi misozi irimo abasogozi. Mm. Hararashwe ndetse induru ziravuga. Bunagana hano mu mupaka hararashwe. N'uyu munsi rero mbabwira Wazalendo ikaba ikomeje gukora ibidasanzwe mu gihe kidasanzwe. Ndenda kubabwira ko ntaranakomeza ko ntabwo namenye ibangara. Ntabwo namenye ariko nta n'ikibazo gihari. Nuko bamaze iminsi bagerageza gutera ibisasu hariya mu mujyi wa Goma. Bese ibisasu ariko bya bisasu byabo nk'uko mu bice ejo barwana mu nkengero zaho. Hari na cya misile bateye uyu munsi Goma ikaba ifite ubwirinzi ndetse budasanzwe. Uyu munsi mu ijoro ryakeye nibwo wenda ibyo reka mbyihorere ariko mbabwire ngo Goma ifite ubwirinzi budasanzwe. Amakuru abakongomani FARDC barafite ko ibitero byanyu biri hafi ariko murageramiye kuko ntacyo muri bukore. Nimba indege ibabunga hejuru mutanayibona ntimuzanayibona. Eh, none umwambi w'igishirira uti mu Bugesera uko mwabigira kose nimushaka mumweguze, nashaka mwandike inzandiko mu gitondo mutaregwe. Ntabwo birashoboka uyu mwambi byanga bikunda. Na Yehoshafati yarihishe. Urumva ntabwo Yehoshafati nahaba umwami ahaba si Yehoshafati yarihishe ahindura umwambaro aragenda arikavaringa akoramo amaranka agira gute igihe bari ku rugamba ariko umwambi w'Uwiteka ntabwo wamushikaje. Kubera iki? Kuko urugamba rwari urw'Imana. Babwire nti rero akari inyuma kari guhinda ntimugire ubwoba. Izi ndege zikomeje kuri kurombereza ntabwo byakiriho gusa n'ubundi indege zirakomeje nubwo mpereye ku makuru ari imbere ariko n'ubundi zirakomeje. Uyu munsi nibwo drone zongeye kwirwa zibunga hejuru y'abasogosi ndetse ubwo ninjiraga muri studio bambwira hari amakuru maze kwakira ko n'ubundi babasogosi hari ikimodoka cyavuye kwa mukeba ngo kijya gutesha ikiribura indege. Namenye ko drone imaze kugitwika ndetse ikaba igitwikiye hafi y'umupaka w'u Rwanda. Icyo kimodoka kikaba cyari cyavuye hakurya bagitije kikaba gitwitswe ariko bakavuga bati ntabwo dushaka twe kugaragara. Hari ukuntu nyine hari igisambo kibana n'ibindi bisambo hakaba ari igisambo gikuru cyo kikavuga kiti genda the band. Icyo gisambo iyo cyamaze kuba the band cyo ntabwo kiba kikijya kwiba ahubwo cyohereza bya byana byabyo kikohereza abandi cyatereninze cyagiye gitoza. Hanyuma icyo gisambo kikabwira kiti mugende mwibe dore ibikoresho ngibiriya hanyuma atari ko ibyo muziba tuzabigabana bakajya bagabana ibisaho. Iyo the band ikaba yari the band rero baravuga ati reka da igihe cyageze ntabwo njye ngomba kwicarana nawe ngo njye ngaragare. Ndemera gutanga ibyo ukeneye ariko wirwarize. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko igihe kigiye kugera ugakubitwa wenyine da ugakubitwa uza akabwana yigara byaba na ngombwa nabo bakajyana. Habwirwa bashaka kumva bene icyo mvuga baba bacyumvise. Eh none hari igisambo kitagendana n'ibindi kandi wajya kureba ugasanga icyo gisambo gihora ibindi byose cyagiye gitoza biricwa gitoza bikicwa ariko cyo kubera ko ari cya the band kigahora gikereye imitwe ndetse nacyo ahubwo cyabona bigiye gukomera babona icyatoje kigahita kivuga giti reka mbikurireho cyane. Ese muzabona abantu bamaze imyaka ingahe? Urumva hari abantu bavuga bati ngewe ubutegetsi kariya gatsiko ko hakurya kayobowe na FPR ingoma runari nka Kagame kati ntabwo nzava ku butegetsi nzavaho ashyiraho Kanjogera. Bene uwo muntu kugira nawe uriya mukobwa yicisha abakobwa bambaye ubusa ngo nako yambaye ubusa ngo bamubonye bivuye kurihingira ati babakubita ibisongo. Uwo niwe muntu mukeneye? Turavuga ibisambo nk'ibyo rero hatagira uwanariza ibyo ntanarije. Dore n'ibisambo nk'ibyo bimara iyo myaka yose byitinditsaho byajya bigasubiranamo bikicana. Uyu munsi rero naho bikaba
byagenze gute? Aho murahumva uko ngiye kuhavuga. inteko sena inteko ya sena cyangwa se abadepite ba leta zunze ubumwe za amerika badahuje ishyaka, abarepubulike n'abademokarate, bateranye baravuga bati ariko kuki, bati ibi bintu bigomba gusubirwamo, bati hagomba gufatwa igisambo kimaze abantu, imyaka ishize ni myinshi, ibintu twambaye ni byinshi, igihe kirageze ngo abantu bahumeke. niko byagenze. Abadepite b'abarepubulike n'abademokarate, ibi ni ibintu bimaze kuba, ndetse bikaba byabaye bitunguranye, kubera ko kongo yavuze ngo igomba kurwana byanga bikunda. Bari bagiye guhagurutsa indege, none uyu munsi iri kurwanisha sukoyi, none batangiye gusakuza ngo iri kurasa mu bihugu by'abandi. Irarasa irarasa he? Ese ubundi yaharasa ko? Ahubwo ikibazo ni uko itaharasa byeruye. Iharashe bwo kongo irabikoze ikihe cyaha? Ntihabwo nikomeza cyane. Abasenateri barakora bati ntibishoboka, kuki ibi bitarangira, kuki kari agatsiko ka FPR Kagame ni igiki? Induru zatangiye kuvuga, zatangiye kuvuga, ntabwo induru zatangira kuvuga, bati hari ikigomba gukorwa. Igiki? Batagomba kuvaho, bati byihutirwa. Niyo mpamvu mbabwiye mu kanya nti aya mayeri muyitege. Ejo mutumva abasenateri abadepite bateranye bakeguza uwitwa Kagame. Dore nibiba mwumve ko njye nabivuze, abakurikiye turwanya kandoyi cyangwa u Rwanda twifuza, mwumve ko ayo makuru nayabahaye, kuko ni ibintu byamaze gutegurwa nyuma yo kuraswa indege zihagurutswa. Gisekedi yarabujijwe guhagurutsa indege, akaba yiteguye kuzihagurutsa zikajya mu kirere zikatangira bombardoma. Akaba yazanye indege, za ndege zitabonwa na radare, indege batari biteze zageze ku kibuga cy'Igoma ejo, indege z'amadrone, abandi bati ko ziri kubungabunga mu gihugu cyacu. Nagira ngo mbabwire ngo nubwo mwabihisha bwose, abanyarwanda cyane cyane reka mbibwirire, n'urushishi ruri munsi y'igitanda bararureba. Bibabeshya kuko bo barabizi ikigiye kubabaho. Bazababungabunga ngo uzabegera, ntibababeshye. Mbagire ngo nyuma y'iri tangazo, nyuma y'uko abadepite batangiye bahagurutse bagahagarara, Amerika, u Rwanda rwahise rufata icyemezo cyo kweguza uwitwa Kagame. Nibyo barimo, ngo ubutegetsi babwikureho ngo babuhe undi muntu, cyangwa se mu kanya hakaba hari poropoze ebyiri, kumweguza cyangwa se bakandika ati ndeguye, ati mwarankunze, mwangiriye icyizere, mwarantoye, ariko reka hajyaho undi muntu ayobore. Aya mayeri y'izi nkotanyi nimuyitege, kuko nabo barabizi ko batabikoze nta kindi cyo kubabaho. Ariko barahangana za ndagu zo kwa Nyirabiyoro. Izi ndagu nizo bari guhangana nazo. Hariya turabona kandoyi, bati kuki ukunda kubinkora kandi uri umukristo? None se aba bakurambere ibyo bavugaga babihabwaga nande? Hari aho babikuraga kandi ku isoko. Abapasiteri baraza babisubiramo. Kuki se byamanje guhanurwa n'abari? Nyaboneka mube maso, ntabwo dukeneye ko aducika. Aya mayeri rero y'izi nkotanyi n'izi ntambara, Kongo ikaba yavuze ko itongera gukora ikosa ryo guhagarika ibitero byo mu kirere. Ubu bikaba bigenze gute? Hakaba hari ingabo zo muri Kenya, izi ngabo za Kenya za Kazarusenyi, Kenya dukomeje gukemanga. Izi ngabo zo muri Kenya ni ingabo
zaje cyajya ziri muri eyase, zimaze kuza zigeze muri eyase, bakora amayeri bakora amayeri bakora amayeri bakora amayeri, tubona uwari uziyoboye uwitwa Nyaga baramusezera ku mugaragaro, bati ni ingambanyi, bati nagende. Aragenda uriya mujenerali. Amaze kugenda, leta ya Kongo yirukana ingabo zayo ku butaka, ziragenda. Zimaze kugenda, ntabwo ingabo za Kenya twigeze tubona zigenda. Babeshya abantu ngo bagiye kurira imodoka i Goma, ngo nabo bari barafatira indege. Nta ngabo za Kenya twabonye ziva ku butaka bwa Kongo, ahubwo izo ngabo zaravirinze muri ya mayeri, kuko nazo ziba ziri mu mugambi ukomeye cyane, zateraniranywe n'iz'i Kigali z'agatsiko k'inkotanyi. Izo ngabo akaba ari zimwe mu ngabo muzi ko higeze gufatirwa abasirikare 50, iyo narabyerekanye hano, bo muri RDF bagafatirwa muri Kenya, bagiye kwinjira muri Kenya ngo bajye muri Kongo igihe yesemerwa kujyayo. Hari abasirikare 50 twaraberekanye bafatiwe muri Kenya, bigize abanyakenya ariko ari abo muri RDF, bagiye kurira muri Kenya ngo bajye muri Kongo. Aya mayeri y'izi nkotanyi ntabwo nzi igihe muzamenyera, kuko nta muntu n'umwe akabaye utazi aya mayeri yazo. Uti byagenze gute rero? Izi ngabo Kenya ikaba yohereje ngo izindi ngabo, iza mbere zahageze ejo bundi kuri 26 zari ziri Goma. Izi ngabo hari abantu bari kuvuga ati Kongo, ati kuki Kongo yemera ko ingabo ziza, ati Kongo ni ibiki, ati kuki Kongo iri kugambanira abantu. Amerika mbabwire, Kongo ntago iyobora MONUSCO. Icyakuraho ibi byose ni uko Kongo yakwirukana MONUSCO ku butaka bwayo, ariko izi ngabo za Kenya zije mu rwego rwa Loni. Ni Loni zohereje, kandi Loni muzi ko iyoborwa n'Abanyamerika. Abanyamerika muri wa mugambi wo muri diro yabo yo kugira gute, yo kugira ngo babungabunge umutekano wabo, cyangwa se babungabunge inyungu zabo mu karere, cyangwa se n'abo basangira ibisahu, bakomeza bazibungabunga. Ubwo rero impamvu mwabonye ingabo za Kenya zaje muri MONUSCO, zaje aho FARDC yafatiye icyemezo cyo guhagurutsa indege, ikaba irenze ku mabwiriza y'Abanyamerika. Ahubwo ati noneho natwe reka twongere imbaraga muri Loni, size muri MONUSCO. Twe twatangiye gucyura ingabo, none uyu munsi tukaba ingabo twatangiye gucyura, kumbi murenze ku mabwiriza, mutangiye kurasa abasogosi. Kongo ikimara gufata icyemezo cyo gutangira gukoresha indege kurasa abasogosi, yari irenze ku itegeko bahanye ryo gukomeza kumujijisha, kuko twarababwiye, narabivuze ndababwira ntaka karindagiza bari gukomeza gushyiramo Gisekedi, ntaka kandi bashyizemo Habyarimana, bati tujye muri Arusha, tujye i Dar es Salaam, tujye hehe, ariko bategura urupfu rwe ngo bazamwice. Aya makuru Kongo yari yamaze kuyamenya, rero nibwo bahise bafata ingabo z'Abanyakenya bazohereza muri Kongo. Tukaba dusaba abakongomani gukomeza kwamagana izi ngabo z'Abanyakenya baje gushyigikira gukomeza umugambi w'akagambane wateguriwe i Kigali wo guhitana umukuru w'igihugu cya Kongo, ndetse no kugira ngo bongere bahaze imbaraga MONUSCO bidakozwe na EAC cyangwa se na East Africa. Izo ngabo za Kenya zize mu rwego rwa Loni. Izo ngabo za Kenya tukaba tumaze no kumenya amakuru zije mu rwego rwa Loni, ko harimo n'abasirikare b'u Rwanda baza baturutse muri Kenya, bakambara umwambaro wa Kenya ariko ari Abanyarwanda, mu kugira ngo bafatanye, bakomeze basogote kariya karere, imbaraga zijye zitanga nabo bampatse ibihugu ariko ari Abanyarwanda baje mu mwambaro wa Kenya. Ndabwira abakongomani ko Kenya nta kindi kizanye, ahubwo Abanyakenya ari abasogosi, kuko nta gihe batagabagaje ubugambanyi. Nta bagambanyi, ntago nyirahuku ntigiba umweru, n'iyo ibaye umweru isigarana amenyo afite ubumara. Ubwo bumara rero iyo ikurumye burakwica, kandi nyirahuku ifite ibara ry'umweru. Ariko uri tumenyere ko nyirahuku igomba kuba umukara, n'iyo ibaye umweru iba ifite ubumara. Ndabwira abakongomani ko bariya abantu ari abasogosi, ikibazanye no kugira ngo bamare abantu, basohoze umugambi wabo, ariko bitwikiriye umwambaro wa Loni, kuko igihugu cya Kongo ntabwo kiragira ubushobozi bwo kwirukana Abanyakenya, kereka n'ikirukano cyitwa MONUSCO mu gihugu cyayo.
monisiko nigenda n'abanyakenya ntibahagaruka, ariko nitabirukana wumve ko gahunda yo gusogota ikomeje. Aho ndumva mparenze, ndahita nza ku mugabo umwe umaze gushimutwa n'inkotanyi. Uyu mugabo yashimutwe ku itariki makumyabiri n'ebyiri nibwo yashimuswe. Uyu mugabo akaba ari uw'i Musanze, yitwa Francis Mutuyemungu. Uyu Mutuyemungu ni umwe mu bantu b'abahanga b'abayenjenyeri bakoreraga hariya mu cyitwa umujyi wa Kabuga. Aha ni hariya mu karere ka Gasabo. I Kabuga uba uvuye i Remera unyura ukomeza 12 ukamanuka ku Murindi ukagera i Kabuga muri uwo mujyi. Niho yakoreraga ibintu by'ubwenjenyeri, ariko akaba ari uw'i Musanze. Uyu mugabo rero mbabwire ko buriya nababwiye nti abahutu ntimunyumve nabi. Iyo udatatse nta muntu ushobora kumenya ko ufite ikibazo. Yego ushobora no gutaka ntigikemuke, ariko nibura izi nkotanyi, abantu munkurikiye aha ngaha buri wese wibagiwe akandeho like ntacyo bitwaye. Mukande like munasharinga ikiganiro. Niba utarakora kuri subscribe yo ikandwaho rimwe ukandeho. Uyu mugabo ni umwe mu bagabo bikoreraga bakibeshaho bakitunga ntawe bibye. Ariko nk'uko mubizi, inkotanyi, umuhutu wese utwo atunze agomba kuzidusehera. Utaziduseheye nitura tugabane, niwanga bimeneke. Uyu mugabo akaba ari umwe mu bari afite imitungo hariya Kangondo. Urumva yarabonabonye, ariko afite uko abayeho. Ntabwo rero inkotanyi zakubonye ko ufite uko uhagaze uri umuhutu, ntabwo bizaguhira. Dore murambwira abahutu ni kuki mutumva? Niba ntacyo ufasha urubyiruko ruri mu rugamba, wahunze, wakwiye umuryango waho ngaho, wenda wo ukahaguma zikakwica wenyine. Ntabwo tubimwifurije. Muri ya mayeri yazo. Burya iyo baguha akazi bafite umugore ukuragiye w'inshuti yawe cyangwa se indi nshuti igucunga ikuganiriza izi ibyawe, bategura uko bazakwica. Hakaba bamaze kumushimuta guhera kuri 22, hakaba yaraburiwe irengero. Ariko umuntu aburirwa irengero gute? Usibye ko mutanimva mutanimenya. Nk'umuntu w'Igisenyi ujya gukora akazi k'inkotanyi gute? Uzi ko uturuka Igisenyi no mu majyaruguru. Byonyine iryo zina ubwaryo inkotanyi zishaka no kuryumva. Majaruguru, Abanyagisenyi, Abanyabugoyi, mudashaka kwibohora, mudashaka gutanga ibyanyu, ni hahandi. Nimunabigira muzabigumana mu buhunzi, musazira biribwe n'abandi, ariko simbibifurije. Hakaba bamaze kuburirwa irengero n'inkotanyi zamushimuza. Yashimuswe. Uyu François Mutuyemungu, yitwa François Mutuyemungu, yamaze gushimutwa. Akaba yararigiswe, ndetse tukaba turi gukeka ko yaba ari kwa Gacinya, bari kumukuramo inzara. Jya utinya abantu hariya kwa Gacinya bagufata ururimi bakarukuruza ipensi, bakamanza bakarugusosoramo. Ubugome bw'abantu mukorera murabakorera ngo bizagende gute? Bahutu mutumva mwakwitandukanya n'ingoma Karinga, ingoma ntutsi y'ubwoko bumwe. Ariko nshimira abahutu bashyira mu gaciro n'abatutsi b'abasope bashyira mu gaciro, mukaba murangajwe imbere no kuko twibohora ingoma Karinga. Uyu mugabo akaba yarashakanye n'umugore witwa Musengimana Beata.
uyu mugabo yashimutiwe i Kabuga aho yakoraga ibi by'ubwanjenyeri bwe. Ariko amaze gushimutwa akaba yarashimuswa agahita bamujyana i Rusororo. Muzi ko i Rusororo ya kipe ya kabiri y'ibisumizi mu gihugu burya i Rusororo yajyanywe n'ibisumizi by'i Rusororo hariya. I Rusororo hariya uvuye i Kabuga muri gare haraguru kuri polisi haba icyitwa RIB. Uzatugeranje urumva n'icyitwa RIB. Iki cyitwa ribu, ibyo bisumizi nimero D mu gihugu cy'u Rwanda bikaba biri i Kabuga hariya. Ibyo bisumizi akaba ariho icyicaro cyabyo kiri, Kabuga siteshoni ndetse na hariya Rusororo hakaba ariho antene yabyo iba. Niho byahise, nibyo byamufashe. Yafashwe n'iby'i Rusororo, bikimufata biramutambikana. Bamaze kumuhisha bamujyana i Kabuga na ku Masaka. Ahava amakuru mfite bamujyana kwa Gacinya. Uyu mugore we akaba ari gutabaza Musengimana Beata. Si ukubigira izi mbaraga zibatera gutabaza mwabuze abantu? kuki mu- kuki mudahangana n'iyi ngoma batari bo batwara abantu? Ntabwo mbivugiye kuri uwo gusa, ndabivuye no ku bandi bahutu mwese muri mu gihugu mudashaka kuvuga ko barwanya ngo ndwanye ingoma mbi, ngo muhaguruke turwanye ingoma. Ahubwo hati umusanzu mutereka. ariko hari n'abavuga ati turawutanga ugafatwa n'ibisambo. ariko mujye mureba neza aho ugomba gutanga wahari kandi hizewe. Nyabuneka nimuhaguruke turwanye ingoma mbi, tukaba dutabariza uno mugabo Musenge uyu ahari hose uyu François Mutuyemungu ufite umugore witwa Musengimana Beata. Nyabuneka uyu mugore mutabarize uyu mugore. Umugabo we yashimuswe, nawe muturanye i Musanze nubwo bamutwaye ugaceceka, ejo ni wowe. Abanyamusanze muhaguruke, nyabuneka muhaguruke, murwananeho kandi dutabarane. Yagiye kurega, urebe ukuntu abantu ari abagome. Yagiye gutanga ikirego i Rusororo kandi aribo bashimuse umugabo we. Barabyanga batereka bati ibyo rero ntitubyakira. Iyo ni ribu. Abagiye i Masaka atanze ikirego batereka reka. ariko ujye ubwira abantu nk'aba ngaba batazajya kuri hedikota. Tazi inkotanyi agira ngo arazibarirwa. Narabwiye nti igihe cyose mutaramenya umwanzi duhangana nawe nta mpuhwe afite, ni ukwica no gusenya no kurimbura. Nimuhaguruke tumurwanye, naho ubundi muve mu bintu byo kumuteteya. Izi nkotanyi zo gahunda ni ukumara abanyarwanda. Twagiye. Mwabonye uriya muhutu wari umaze guhaga akigamba miliyari, azi ngo nayo ngo yihutuye bampora iki? ariko abahutu mwave mu bintu by'imirego. ariko ubu hari umuhutu ugikwiye kujya kurenga imbere y'inkotanyi ngo ajye kuvuga amagambo imbere y'inkotanyi. hey, hey, barakwaga uwo muntu. Njye nari nzi ko nta muntu iki gihe wakwagazwa n'inkotanyi. Abaturage mwese muri mu gihugu mufata aka gafirimbi, mugura aka gafirimbi ukararane hafi. Dore na yambaye ngira ngo maze mbibabwire, mugura agafirimbi. Buri muturage wose uri mu gihugu agura ifirimbi. Mugure amafirimbi muyategure, igihe cyo kuyavuza nikigera muzakimenya kandi si kera. Umuhutu bampura icyo amara guhaga ati akigamba miliyoni yakabuhiye abanyarwanda bene wabo. Ariko inkotanyi ziramureba ati umuntu umannye ibanga rya nyina batura akagenda ubusa. undi muhutu nawe aje kugura kwa Bamporiki
aramanutse avuye iyo avuye yarahungiye iyo araje araguze. rero ukuntu abahutu wagira ngo bamwaruzwe na bariya bagore baba bahaye baba bajya kubadenya. None nawe utangiye kurira nta n'iminsi uramara koko umuntu yari akwiye kujya gufata amafaranga ngo ajye kuyagura mu gihugu kwa Bamporiki azi ko bamugenje ari umuhutu mwene wabo bagize kuri iyi. ngo bagira inzara ntibagira inzigo, senjye bivuze. niko inkotanyi zivuga nako n'abatutsi babivuga ako gatsiko k'indatwa. wowe ntacyo muvugaho byinshi, ahubwo baratinze kuko n'ubundi nawe ni umugambanyi. ntabwo ari François Mutuyemungu ufite radiyo uyu, ni François Mutuyemungu witwa mu mazina, ukomoka i Musanze, w'umwanjenyeri, ufite umugore witwa Musengimana Beata, wakoraga hariya muri Kigali ngari, mu cyahoze ari Kigali ngari, nako niko yitwa, nuko ari ziriya nkotanyi zagiye zihindura ibintu. ayo mazina tukeneye ko anagaruka. ari umwanjenyeri wubakisha, batuga adashyira mu gaciro, afite amafaranga na gutya, tukaba twaramusenyeye Kangondo agaceceka ntagire icyo avuga. reka tumwivune hakiri kare. ntabwo bashobora kukurebera izuba. mwagombaga kwishyira nk'abakangondo mugatangira gusa. turashima intwari zakoze, abandi bakazitenguha, ariko aba bapasiteri n'impamvu ntikubasenyera kwanyu ni igisubizo, kuko ntacyo mwamariye abantu. nibura namwe nimwumve icyo mutakoze ko namwe muri kugikorerwa. ariko nk'umutemungu we arazira ubusa, kuko n'ubundi yanyazwe ibye arakomeza yirwanaho, ariko inkotanyi birembye zimujyanye kwa Gacinya. nyamuneka mutabaze, ntawe ujya kwa Gacinya ngo agire amahoro. arazira imitungo ye, arazira uko yibereyeho, arazira ko bavuga ati yafasha bene, ariko se ko atanabafashije. oya, bamurekure yigendere, yibereho, ibyo barabitwaye. Mm. ndasoreza kuri uyu mugabo, kuri Kagame Nkimanga, kuri Kagame Nkimanga. ngo ugiye kwandika akegura, ibyo bitaba akeguzwa, ariko amanje kugaragaza ko ari gukunda igihugu cyane, kubera ko yumva ananiwe ashaka kuva ku buyobozi. aya mayeri muyamenye. arinda kwandika yegura, barinda kumweguza kugira ngo ingoma igume iwabo, ngo bereke amahanga ko ubutegetsi babutanze. ntago ariko bimeze, se nako Imana yavuze. umuntu uri muri uyu mugambi ni Nyiramongi. umugore wa Kagame niwe uri muri uyu mugambi. eh nihabara. bati hari neza ya bose, hari neza ya bose. nyamara niwe wasinye ku nzandiko ngo zikomanyirize abahutu ngo bakurweho ubuhungiro. none mugiye kuyobora igihugu mu mayeri yanyu, muti aravaho. mwateguye amanama, iyi nama akaba ari inama yakorewe i Rusaroro ku cyicaro cy'ingoro ya FPR Inkotanyi, hariya kuri cya gishitani bajya hariya bajyana ibishahu. iyi nama ikaba yarakozwe umusibe ejo, y'abakadire bakuru, bisabwe n'uyu mugore. ni igihe kirageze ngo muzabure n'aho mujya, mubure aho mwicara, mubure icyicaro, mubure iki. ariko mu kwegura kwabo, dore n'ibi mbibabwirira ahangaha,
bakaba bashaka n'ubundi ya ntego ni ya yindi yo kwimika umuhutu nawe amazina ye nigeze kuyakemangaho ukuntu mbikemanga abankurikiye mwarabyumvise ntaho byagiye. Abantu bagira amayeri menshi utapfa gusobanukirwa utabazi. Bati kugira ngo tujijishe abahutu turangaze isi twereke kominote interinasiyonari ko twereke loni ko ibintu byose badusabye twabikoze nimureke inama iterane hanyuma hime umuhutu cyangwa umuhutukazi. ariko ariko kumva umugabo ari hariya muri amerika arategura ineza ya bose aragira gute yakubise icyo ngicyo bakubise igihwereye iba nk'impyisi iguye hejuru y'amashyiga ayo mashyiga baratwitswe none uyu munsi ntabwo byagumye aho ntibyacecetse aracyari muri diro n'umugabo we ahubwo ni ibikira hari ababizi mujye mumbwira kuko bivugwa ko uriya mugabo uri muri amerika hari ukuntu hari ukuntu ahura n'uriya mugore bikaba barahuye no mu budage uyu munsi akaba ari kuvuga ati ati ngo mirahindutse ubutegetsi burasaranganyijwe ubutegetsi burahindutse ibintu byo kurwana bihagarare abashaka guhora bihagarikwe dore ingoma yasubiye aho yahoze ngo bararwana na za ndagu akaba ari wa mwambi. Mu ijoro ryakeye n'ubundi impamvu nazanye wa mwambi w'igishirira hari ikizu cyubatswe mu bugesera icyo kizu kikaba kiriho ikintu cy'igishitani cyo kwa kanjogera icyo kizu kikaba ari wa umwambi wakiguyeho mu ijoro ryakeye kimwe gishigitse ngo cyo cy'ibwami kwa kanjogera bubakiye shitani yabo igomba kujya gutura hariya ngo kugira ngo nikenda buzategetse ngo uwo mwambi utazagwa hariya. amakuru mfite ko cyakubiswe na sirikwi mukakizibya kandi ngo bikaba byasuraga wa mwambi ugomba gutwika akaringa n'ibyo ari byo byose ati niyegure ntabwo rero mbabwire mwitege kweguzwa k'uyu mugabo mu gihe tutazi itariki yaba ejo cyangwa ejo bundi yakwegura barabyemeje ko ubutegetsi babwikuraho mu maboko yabo icyo mukimenye kandi mucyumve neza akaba ari naho hantu ndi bunasoreze kugira ngo dusome komenti zanyu cyane rwose cyane aregura ko yatoye 90 ngo n'9%. 99 ureguzwa n'iki aho uze kwegura ngo reka abantu biyamamaze ureka mutavuga rumwe biyamamaze ureguzwa n'iki kandi mu by'ukuri nawe ubwawe waravuze ko ukundwa cyane ahubwo tugukemanga uri gukina ayo madiro tukaba tumuzi uyu munsi abanyarwanda bakaba bamaze guhumuka utireka negure hanyuma mwambi w'igishirira uvugwa utazandasa iyo ngoro uko wumva yahigice mukaba mwabigize ubwiru erega ni ibintu bigomba kumenyekana ko ingoma karinga yarangiye kandi itazanagaruka niyo nsaba impirimbanyi z'ukuri nsaba abantu turi kumwe ku rugamba ko tugomba guharanira kwibohora hano abandi batubeshya babona twagize ibyago bakarigita bakajya mu myobo bagaceceka mu kanya bati bati tebo bati turwanya kandoyi bati rwose ati ibi n'ibi muratanga amabwiriza ewe nzaba mbabona icyo mbabwiye cy'uru rugamba ruzarangizwa intwari zimaze kunanirwa ndababwiza ukuri zimaze kunanirwa urugamba niko bizagenda munyemerere tubasomere komenti zanyu telefone isomeramo komenti nyemerere mbasomere komenti zanyu
telefone gusomera komenti ndabona ihari. Wadusomera komenti. Nitanga Frank turakumva. Tony Ansa welcome again. Jonas Nzabarinda turakumva, tura twari twarakubuze. Welcome again. Tilde turakumva. Tony Ansa welcome. Tanga ishati Dominique turakumva. Naomi Mathieu Komeratiwo turaburanye, narakwandikiye ntiwansubiza. Uwa Mariya Janine turakwemera. Hari abantu bakabajije nimero zandike muri chat ngo abazibone. Jana Singe Rwose Akandori umuntu wanyandikiye simusubize ambabarire kuko ngira ngo impamvu narayisobanuye nongera nayisubiramo. uri mu kazi, ibyo uvuze birasohora. Terida arabasuhuza. Galaxy Guverinoma namba wani turakumva. Munyaneze Emmanuel komera cyane turakumva. Itanga ishatse Dominique, ese nta nimero ya WhatsApp ukoresha kuko iyo dufite ntayo. Terida warakoze kutuburira ku marozi ashyirwa mu nkweto ngeraho n'abasigira amasakoshi yabo inshuti zabo bari mu minsi mikuru cyangwa batembereye inshuti zabo n'imiryango, bakabacunga bakabashyiriramo ya marozi y'ifu. Auguste Uganda kwa Cyangwani turabakurikiye. Ukisa Samuel turagukurikiye komera cyane nshuti, ariko se Rwanda ki? Kasiye niyitegeka turwanya kandoye ndagukunda cyane mu gikari, ubishoboye wampa nimero yawe ya ndi Mozambique. Omar Hassan yego rati. Ndayiguha sibye ko Dusabimana Jean Pierre no komera. muri komenti nayanditse. Abewe kandoye RPF yaradushenye yaratumaze. Hanze aha bakoze uko bashoboye bashyira abantu mu magurupe naturuka sinzi. Abewe ibyo byibaga mu banyarwanda